Mwiriwe neza. Ese waba uzi aho Pi DomainAuction yabigeze? Duheruka ku itariki 14 z'ukwa gatatu y'umwaka 2025 kuri Pi Day, ubwo Pi Team yatangizaga auction yo guhatanira imbuga za Pi bise Pi Domain. Nkuko tuzi ko hari ama.pi domains ndetse n'ama website menshi, ukajya wumva hari nyarwanda.com cyangwa se hari izindi website zitwa .rwa, ndetse n'iyi Pi izafite imbuga zayo, kandi kugira ngo ugire urwo rubuga ku bantu bamaze kwinjira muri iryo murikagurisha ugomba kubihatanira. Niba hari domain ushaka gutsindira, n'urugero niba ufite nka website ushaka kwita urumuri, izaba ari urumuri.pi, ariko iyo website ushobora gusanga hari undi muntu uyishaka nawe, akaba ariyo mpamvu Pi yashizeho iri murikagurisha, kugira ngo bitewe n'ibiciro uzatanga ashaka gutwara iyo domain ndetse n'uzatanga byinshi ari uzegukana iyo domain ya Pi. Nubwo tuberuka muri icyo gihe, ariko ubu ampisemo ko dukora recap kugira ngo turebe ese byifasha gute, nize statistics kugeza ubu zigenda zishyirwa ahagaragara muri Pi DomainAuction, ese bihagaze bite. Mu mpera z'ikiganiro nanone turaza no kuvuga ku kamaro ka iyi Pi DomainAuction ndetse n'uruhare rwayo ndetse n'imikorere y'aya domains, igihe ecosystem ya Pi cyangwa se igihe Pi zaba yabemereye noneho running website kandi bakaziraningira muri Web3 muri ecosystem ya Pi. Reka rero tujye kuri Pi browser kugira ngo tubashe gukurikirana uko bimeze n'ama statistics. Turinjira kuri Pi. Iyo Pi browser imaze gufunguka bita ubibona uburyo bifunguka, noneho we turaza tukikandira hano kuri .pi domains, hanyuma tukakanda tugategereza kize bifunguke. Urabona bahita bakubwira ngo secure your Pi domain, izaba ari .pi, kandi umuntu wari wese wumva ashaka kuzakora ubucuruzi online kuri internet rwose akazakorana na internet nshya ndetse n'ikigagano gishya cy'ikoranabuhanga cya Web3, namushishikariza guparticipatinga cyangwa kugira uruhare mu kwigurira iyi Pi domain. Ukaba uyiguze rwose, ukaba uyibitseho, kabone nubwo wakumva utari tayari aka kanya, ariko mu minsi iri imbere izi Pi domains zizaba zihenze ku rwego abantu bazicuza kuba bataraziguze zikigura Pi 10. Tubibutse ko kugira ngo participating bisaba ko wishyura Pi 10 zonyine. Munsi ya Pi 10 ntabwo wemererwa guhatanira ya Pi domain. Ubwo rero iyi auction ndamutse irangiye ari wowe wenyine watanze icyo giciro, watanze iyo bid, birangira iyo domain uyitwaye. Iyo domain rero uyitwaye iba ari iyawe, ndetse ko nubwo Pi yavuze ko kimwe n'ama domains yo muri Web2 ama.com, .rwa, .net n'andi, na .pi nayo izajya yishyurwa cyangwa kodeshwa buri mwaka, nubwo mukuri ibiciro batabishyiraho, ariko ibyo byose bazabigena nyuma y'iyi Pi auction, niko tubyizera. Rero kuba wasecuringa Pi domain byaba ari ingenzi mu gihe utekereza ko uzakenera gukora website. Uretse no gukora website, wanamaze no kuyikora, ko hari abantu benshi bazajya bakodesha ama website, ukabahaho nka handle cyangwa page kugira ngo bakorereho, kuko azaba ari ama website ashoboye kandi manini, ukaba wazayakodesha. Kandi tubibutse ko mu gihe kiri imbere pe bizaba bihenze ku buryo kutagurira Pi domain mu cyamunara bizaba ari uguhomba ku rwego ruhambaye. Ntacyo twebwe turikomereza, turebe hepfo. Ahangaha murabona handitse ngo statistics, turahabona twese. Kuri statistics niho turi bukandeho utegereze. Statistics urabona baratubwira ngo Pi DomainAuction starts in statistics. Hepfo cyane batubwire ngo ahangaha tubona, nituasoma ngo the data is updated every 15 minutes. Aya makuru agenda aba updated nuko auction imeze iri kujya mbere buri minota 15. Niyo mpamvu nk'ubu urabona saa 8:50
n'ibiri nibwo bari bamaze ku updatinga. Ubu nyuma y'indi minota 15 barongera ba updating. Reka duhereye nda hejuru. Turabona hari nka 10.pi, hari Amazon.pi, hari Tesla, hari Samsung, hari 1.pi, hari Toyota.pi, hari Google.pi, hari 20.pi, hari Apple.pi, hari 50.pi. Aha rero kwareba hejuru hano handitse ngo most bids. Most bids aya ni amazina cyangwa ni amadomains yabaye secured n'abantu benshi, bagiye babitondeka gutya bagamije kwereka abantu bati ese nihe domain name yashyiriweho ibiciro byinshi bitewe n'abantu bashaka gutsinda iyo domain. Domain ya mbere ni 10.pi. urabona abantu bashyizeho ibiciro amabids ni bids 169, ubwo wallet 169 cyangwa se abantu cyangwa se amakampani 169 nibo bashaka kuzatsindira iyi .pi domain. Iyi Amazon.pi ni abantu 144 cyangwa ama wallet 144 yatanze ibiciro bitandukanye. Iyi Tesla ndakeka ari company ya wa muherwe Elon Musk, urabona ko nayo abashyizeho ibiciro ari abantu 130. Tutibagiwe Samsung 73, ibiciro 73 byaratanzwe. 1.pi ibiciro 67, Toyota 55, Google.pi 40, 20.pi 30. Mbese urutonde rwa mbere ni most bids cyangwa se amazina arimo guhatanirwa n'abantu benshi cyane. Tubibutse ushobora no kubona abantu benshi ariko ugasangana ni nka company imwe yakoresha ama wallet atandukanye, ariko nawe habitabujije ko iri zina warihatanira. Urihataniye rero ukaritsindira. mu rugero dufate nk'iyi Amazon.pi ni isoko rikomeye kuri internet. Iri soko urihataniye ukaritsindira, icyo byasaba Pi yatangaje ko umuntu uzatsindira Pi domain azaba afite uburenganzira bwe busesuye. Uburenganzira busesuye aha yashakaga kuvuga ni iki? Ngo nuko azayikoresha icyo ashaka cyangwa se akazaba yemerewe no kuyigurisha undi uwo ari we wese ashaka nyuma y'uko azamaze gutsindira iyi domain. So rero kuba wasecuringa tuvuge nka company runaka uzi ikorera mu gihugu cyangwa hanze, wajya kuri Pi auction ukabona ntabwo yigeze securinga domain yayo, wowe ukayisecuringa ukayigura, ndakeka igihe abantu bazaba bamaze kumenya Web3 babonye ko abapioneer ndetse na Pi network ari isoko ry'isi, ecosystem yayo iri muri discipline zose, bazakenera noneho kugura rya zina ryabo basange ryarafashwe. Nibasanga ryarafashwe urifite birumvikana bazarimugurira, kimwe nuko ushobora kuritsindira nyuma runaka ukagenda ukazaribagurisha. Reka twimuke noneho tureba ahangaha kuri aha murahabona kuri highest price. Kuri highest price tuhakanze highest price biratwereka amazina y'ama.pi ari muri irushanwa, ariko bakaba barayatanze ibiciro birebire. Hari iri rya mbere ryitwa Kupang.pi. Iyi Kupang.pi urabona ko abantu bayitanzeho ibiciro n'abantu babiri. Igiciro kiri hejuru batanze ni Pi 15,000 kuri iyi domain. Wakumva iyi Tesla nayo urayibona abantu bayitanze ibiciro ni 130 nyihanganire nkuko twe tumaze no kwibona muri most bids. None igiciro gihanitse cyatanzwe kuri abayipiganiwe 130 ni 11,000 na Pi 10. Twakomeza na Atomy.pi, Korea.pi, Samsung nayo irimo batanze ibiciro byinshi, Amazon irimo, Zipto imwe muri DApp yubakiwe muri Pi ecosystem, nayo Health.pi izaba ari byiza, Game.pi na Cars.pi. Urabona iyi top dushaka twabara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Urabona bagenda batanga top 10.
noneho twikomereze tujye kuri trending. Kuri trending noneho ni ya Pi domain name arimo aratrendingwa cyane cyangwa arimo aravugwaho mbese arimo kwitabirwa ubu ngubu mbese muri iyi minsi yavuba cyane. Harimo MP.pi murayibona, harimo like.pi, harimo CX, harimo Group.pi, harimo Aristotle.pi, harimo MGC, 7 Siblings.pi, Macedonia, Wilmar, Alexander the Great Pi.pi. Ibi urabona ko ari umwe wagiye atanga ibiciro. Rero nawe byashoboka ko wasecuringa.pi name aka kanya kugira ngo utazacikanwa. Izi rero ni statistics yaho bigeze kugeza ubu ngubu. Uretse ibyo ngibyo rero buri umwe wese agomba kumenya ko Pi rwose ni ikintu gikomeye, ni ikintu kidasanzwe, ni ecosystem mukuri irimo gukora. Abantu baravuga ngo zira dApps 100 zubakiwe muri Pi ecosystem, bakavuga bati rwose ni nkaho tubona bitari kugenda uko byakabaye bigenda. Birumvikana abenshi bakumva ko hari ikintu cyakabaye gikorwa mu buryo bwihuse, ariko suko bimeze rwose. Buri kimwe cyose cyagenda gake gake, kandi igihe zira dApps uko ari 100 ndetse zijya ku 100, ziri hejuru 120, hiyongeyeho izi ngizi cyangwa y'amasoko yatanze ibiciro, akaba asanzwe n'ubundi ari muri web 2, akazagira version yo muri web 2 na web 3 izaraninja kuri Pi. Itubona ko ari ikintu kizaba kidasanzwe. Iyi Pi koko izaba isoko ry'isi. Reka nanone dukomeze. Hari igihe yenda abantu badafite n'amakuru y'ukuntu washaka ngo ese abantu batanze auction, abatanze ibiciro, abitabiriye muri kagurisha, uraza ahangaha nawe niba ushaka ugashyiramo iki, ugashyiramo izina ushaka kuba wapiganira. Mu rugero tukandikamo ngo irembo, ngira ngo nigeze no kubakora ikiganiro irembo gusa, ugahita ukora search, tugategereza. Turimo kugira ngo turebe ese irembo ryaba riri muri Pi auction. Irembo urisanga muri Pi auction. Urabona ni umuntu umwe urimo gupiganira irembo. Urabona ko yatanze Pi 10. Ibyo rwose ni ibintu bisanzwe. Wasubira inyuma, hari abantu bavuga ngo ese dushake BK Bank of Kigali. Urayibona BK.pi. Urabona ko ari abantu babiri, no wallets ebyiri zamaze gutanga ibiciro muri BK.pi. Ushobora no gushaka indi banki zikadushyiramo nka Cogebank mushakisha nayo. Cogebank arakubwira ngo domain is available. Ngo iyi domain iri available, hasigaye iminsi 32 n'amasaha 10. Kuko ngo iyi domain ushaka nayo wayihatanira nta kibazo. Za Rwandair, iyi Rwandair nayo urabona ko hari wallets ebyiri, imwe yatanze Pi 30, indi gatanga Pi 20. Nawe ushaka wahatanira iyi domain uzayitsindira ikazaba iye. Hari n'andi makampani menshi nk'amakampani ku rwego mpuzamahanga. Twabonye Amazon, ariko twashyiramo Alibaba wirebye nayo wasanga ifite wallets 3 zayitanze ibiciro. Wallet imwe ya Pi 2010, ya kabiri 2000, ya gatatu Pi 100. Hari n'igihe ushobora gusanga ari nk'abantu batatubona, yaba uyu nguyu n'uyu. Ugasanga Alibaba yakoresha wallet atandukanye, ariko ugasanga mu by'ukuri ni abantu bamwe bari guhatanira iyi Pi domain kugira ngo hato itazabacika. Nayo winjiyemo rero ukayitsindira yaba ari yawe. Gusa Pi iratangaje iti igihe hazagaragaramo ibibazo ndetse bijyanye n'amategeko birimo ibirango by'ubucuruzi nk'ama trademarks, ati icyo gihe bishobora kuziyambazwa inkiko cyangwa se Pi igakemura ayo makimbirane, ariko ishingiye ku byemezo by'inkiko, ku buryo wa muntu watsindiye domain mu by'ukuri hari undi uvuga ko ari afite n'ibirango byayo akaba yayihabwa.
kandi bavuga ko bazabikemura mu bwubahane ndetse no mu bwumvikane ntihagire umuntu ari we wese uhomba. Bishatse kumvikana ko n'umuntu uzaba yaratanze igiciro cye ahangaha rwose ntabwo azahomba. Ari nayo mpamvu mbashishikariza kuba namwe mwagira icyo mukora kugira ngo namwe mutasigara inyuma. Aya mahirwe akaba yagucika kandi wumvaga wayabyaza umusaruro. Reka nanone tuvuge ku kamaro nk'uko nari nababwiye ngo turaza kuvuga ku kamaro k'iyi Pi auction. Icya mbere ni muri ya nzira yo gukuza ecosystem. Ecosystem ntabwo izashingira kuri ariya madapps yubakiwemo imbere. N'ejo bundi Pi network itanga itangazo yatubwiye iti hari n'andi madapps yubatswe n'abafatanyabikorwa ba Pi ariko tutagaragaje muri iri tangazo. Bivuze ko dapps decentralized apps atarariya 120 arenga yubakiwe muri Pi ecosystems. Hari andi app yubatswe n'abafatanyabikorwa kandi nayo azaraninjira muri Pi ecosystem. Kandi noneho wabyongeraho iyi Pi auction, nubwo ibi tubonye ni utuntu duke cyane, ni igitonyanga mu nyanja. Hari ibirimo gukorwa byinshi ndetse byinshi cyane, aho ushobora gusanga hari amakampani arenga ibihumbi nk'uko na Pi yabitangaje ari muri auction. Ayo makampani yose natangira gukorana na Pi birumvikana azakenera Pi azatangiza muri business zitandukanye. Kandi nka Alibaba n'andi online markets, icyo gihe najya muri web 3 birumvikana tubona Alibaba.pi, tubona eBay.pi, tubona Amazon.pi, why not iguriro yo mu Rwanda cyangwa ihaha.pi. Ibyo byose kugira ngo ugire icyo ubiguriraho nuko uzaba wishyura Pi, waba uri umupioneer cyangwa utari umupioneer. Igihe rero uzaba utari umupioneer, icyo bizagusaba nuko bwa mbere uzabanza ugacreatinga wallet birumvikana ukagura Pi, noneho ukabona ubwinjira muri auction ya Pi. Ibyo rero bizaba ari ibintu byiza cyane. Nayo mpamvu abantu bababwira no ku social media cyane cyane yiganjemo Twitter barakubwira ngo buy Pi. If you cannot buy Pi, at least stake what you have. Niba utazigura byibuze gerageza izo ufite uzirinde, uzitaking, uzilocking, kuko nyuma y'igihe runaka, sinakubwira ngo ni ukwezi n'amezi 2 na 3, ariko igihari nuko Pi irimo kubaka ikintu gikomeye kandi gihambaye kigiye kuzaza kigahindura ubukungu bw'isi.